waba ubarizwa mu rwego rw'inganda cyangwa uteganya gushinga uruganda rw'ibicuruzwa bigenewe isoko ry'u Rwanda n'isoko mpuzamahanga, leta y'u Rwanda yatangije Manufacture and Build to Recover Program, gahunda yo kuzahura inganda zagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 kugira ngo business yawe ihagurukane imbaraga nshya mu Rwanda no hakurya yaho. Iyo gahunda izagufasha kugabanya ingengo y'imari yawe mu kugusonera umusoro ku nyongeragaciro ku mashini n'ibikoresho fatizo. Waba se uteganya gutangiza uruganda rwawe? Uzabasha kugabanya ingengo y'imari yawe mu buryo bufatika, kuko uzasonerwa umusoro ku nyongeragaciro n'amahoro ya gasutamo ku bikoresho by'ubwubatsi uzatumiza mu mahanga, unasonerwa umusoro ku nyongeragaciro ku bikoresho uzagurira mu Rwanda. Gahunda ya MBRP izaguha ubushobozi bwo kongera abakozi mu kukugabanyiriza umusoro ku mushahara. Hamagara 1415 cyangwa ugana urubuga wa rwandarecovery.gov.rw ku bindi bisobanuro n'uburyo bwo kwiyandikisha. Twese hamwe tuzavugurura, twubaka bundi bushya ubukungu burambye butajegajega.